Rayon Sport nibyo irimo iritwara neza, imaze gukora wini 7. Ntabwo ari ibintu byoroshye kuri twebwe, ariko umugambi dufite no kudasubira inyuma. Imana yaradufashije tubona intsinzi yo kuwa gatandatu, turashaka gukomerezaho. Ntekereza ko Rayon Sport ishobora kuzaba ariyo iri kuri pressure kuruta iyo twebwe tuzaba turiho, kubera ko ishaka kugarda uwo mwanya wa mbere. Ibyo rero bikazatuma natwe twayiprofita tukabasha kuba twayibonaho amanota nubwo bitoroshye. Ahubwo ama equipe nanyuzemo aho ntatsinze Rayon Sport nshobora gusanga ariho hakeya, cyangwa se wenda tukananganya. Ndi muri AS Muhanga, haba kunganya twaranganyije, haba kubatsinda twarabatsinze. Wenda navuga muri Bugesera niho tutabashije kubikora. Ndi muri Nyanza twanganyije na Rayon Sport ku mahoro, ndi muri Kibuye même chose, ndi muri Electrogaz même chose. Ntabwo yego attention ntitwibagirwe ko Rayon Sport abayitsinda ari bake, ariko ntabwo jewe navuga ko ntarayitesha amanota, narayiyatesheje. N'ubu rero nibyo bitekerezo mfite, nibyo byifuzo mfite, kandi Imana nifasha nzabigeraho.